Karibu kandi nanone inshuti bakunzi ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi cyangwa se gatanu kuri gatanu twagarutse nanone kandi muri bwa busobanuro bw'amazina agiye atandukanye. Tuguhaye ikaze rero mu busobanuro bw'amazina ahangaha ni kuri Fab TV. Uyu munsi tugiye kuba twaguha ubusobanuro bw'izina Eugene cyangwa se Eugene. Witwa Eugene uze kutwandikira muri comment tubwire uburyo wabyumvishije, kandi ikindi wowe uri kumva ko tubagezaho ubusobanuro bw'amazina uze kutwandikira muri comment tubwire izina twazaza tuguha ubusobanuro bwaryo. Ni karibu rwose mujye mwisanzura, hari nomero tuba twashyizeho, mutwandikire, muduhamagare, ubundi tuganire, mutuhe ibitekerezo kandi cyangwa se mugire ibyo mwifuza ko twabasobanurira. Iyi ni Fab TV, tugiye kuba twaguha ubusobanuro bw'amazina. Niba utarakanze subscribe banza uyikande kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu, kandi ikindi nyamunara ujya wumva unyuzwe ujye ukanda like rwose kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Reka twihute rero tuguhe ubusobanuro bw'izina Eugene cyangwa se Eugene. Eugene ni izina rikomoka mu kigereki Eugenis, risobanura uvutse mu bwiza cyangwa se inkomoko nziza. Mu bijyanye n'imico n'imyitwarire witwa iri zina ni umuntu ukunda rero kugira isuku n'icyubahiro, wiyubaha kandi uzi gutekereza mu buryo bwagutse. Akunda kuba indakemwa rero no gukorana umurava. Si ibyo gusa kandi ibijyanye n'ibyo akunda harimo gukundwa no kubahwa, gukora ibintu bifite ireme, kugira inshuti zizerwa n'ubuzima butekanye. Si ibyo gusa kandi mu bijyanye n'ibyo noneho akunda cyangwa se yanga gusebwa cyangwa se kudafatwa nk'umuntu w'ingenzi, kudacishwa umurongo n'abantu batizerwa. Ikindi mu bijyanye n'ibyo cyangwa se n'inzozi witwa iri zina Eugene cyangwa se Eugene, akunda kugira inzozi zo kubaho afite icyubahiro, kugera ku ntsinzi ikomeye mu buzima bwe no gusiga umurage mwiza. Ubwo rero yari ubusobanuro bw'izina Eugene cyangwa se Eugene. Wowe witwa gutyo nyamuna ntugende utatubwiye uburyo wabyumvishije. Turabakunda cyane, ni Fab TV, na mukanya musobanuro bw'andi mazina. Ciao ciao.